Yesu ashimwe cyane. Uyu ni Isaac wongeye kugaruka. Turagira ngo tujye twiganirira ijambo ry'Imana, kuko muri iki gihe ni igihe cyo kugira ngo twigire ubusabane n'Imana kandi tuvuge ibyo Bibiliya ivuga. Ese Bibiliya itubwira gute ku mugore? Tugiye kuvuga inshingano y'umugore ndetse n'uburyo ashobora kubaho, ndetse se uwo mugore atandukanye n'umugabo we bigenda gute? Imana imufata gute? Ese umuntu washatse uwo mugore watandukanye n'umugabo nawe Imana imufata ni gute? Bibiliya bitubwira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Tugiye mu itangiriro. Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, ibona ko ari byiza ishyiramo umuntu. Bibiliya iratubwira ngo yaremye Adamu. Bibiliya irongera ikavuga ngo Imana ngo ibona Adamu adakwiriye kuba wenyine, ngo imuremere umufasha ari we Eva. Ese uwo Eva Imana yamuremeye agomba kwitwara gute? Bibiliya itubwira yuko agomba kubaho gute mu buzima bwe bwa buri munsi no kugenda buri munsi, agomba kubaho gute? Turasoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 tuvuye ku murongo wa 9. Haravuga ngo inshingano y'abagore. Kandi abagore nuko ndashaka ko bambara imyenda ikwiriye, bakagira isoni, birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigane ituze aganduke rwose. Umugore yigane ituze kandi aganduke rwose. Umugore yigane ituze aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agira ituze. Muri iki gihe kubona umugore yumva yuko ashobora gutegeka umugabo, ariko Bibiliya iravuga ngo nanga yuko umugore ategeka umugabo we, aganduke kandi atuze, yumvire amategeko y'umugabo. Haleluya. Hakongera akavuga ngo kuri 13 ngo kuko Adamu we niwe wabanje kuremwa, nyuma hakurikiraho Eva, kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore niwe wayobejwe rwose, ahinduka umunyabicumuro. Nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera, bakagira urukundo no kwera, bakirinda. Niba uri umugore w'umugabo, Yesu ashimwe cyane, Bibiliya iravuga ngo ganduka imbere kandi ureke kwirimbisha ibiciro. Muri iki gihe abagore basigaye barafashe impano zitari izabo, bashaka gutegeka urugo, bashaka, kandi Imana yaduhaye nta mugore utegeka umugabo. Bibiliya iravuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo, ngo n'umugore akamukurikira, kandi ntabwo umugore azagenda ku Mana atabanje guca ku mugabo we. Urumva? Umugabo niwe ugera ku Mana, connection y'Imana, uko niko biremwe. Haleluya. Rero uyu munsi wa mugore w'Imana, ndagira ngo mubwire, niba ufite umugabo yaba akijijwe cyangwa adakijijwe, ndagira ngo mubwire Yesu Kristo ashobora kuza akagufasha, akagukura mu buzima, ndetse akaguha imbaraga ndetse no kubaho neza. Kubaho neza ni ukugendana kandi witwara mu mategeko ya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwuka zikomeza kutuyobora. Haleluya. Mbese reka turebe, iyo umugore ananiranye mu rugo rw'akagenda, cyangwa umugabo we akamwirukana, Bibiliya iravuga ngo ni ukumusenda. Tugende muri Matayo. Turasoma Matayo igice cya 5, tuve ku murongo wa 27 tugeze ku murongo wa 31.
haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore wundi akamwifuza aba amaze gusambana mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikagushuka ngo usambane, byaruta yuko urinogora ukarivanamo. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikigukugusha ugite kure. Ibyiza ni uko wabura urugingo rwawe rumwe biruta ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehinomu. Bibiliya ikabwira umugore ati ntukahukane, ngo kandi byaravuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ariko njyewe ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhoye gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacyura uwasenzwe azaba asambanye. Amena. Ni ukuvuga ngo wa mugabo we, wowe ushaka umugore wasenzwe, wowe ushaka umugore watandukanye n'umugabo, Bibiliya iravuga ngo uzaba uri mu cyaha cy'ubusambanyi, kuko uwo mugore afite umugabo we. Uyu munsi abagore bashaka gutegeka abagabo, kandi ibyo ntibishoboka. Uyu munsi nureba abantu batandukana, usanga umugore avuga ati njyewe nkwiriye gukora iki, njyewe nkwiriye kugira gute. Ariko Bibiliya iravuga ngo ganduka imbere y'umugabo wawe. Niba utagandutse imbere y'umugabo wawe ukagenda ugashaka undi, uwo mugabo azaba ari mu busambanyi. Biravuga ngo uzacyura uwasenzwe azaba ari umusambanyi. Ngo kandi umugore wananiranye n'umugabo ngo ni igishubaziko. Ndagira ngo nkubwire ukuri uyu munsi wa none, tandukana n'irari, tandukana n'ibikugusha, ahubwo uhamagara Imana ize ibane nawe. Haleluya. Ni Imana ishobora byose kandi ni Imana itabara. Iyi Imana yaguhaye umugisha igendana nawe, ariko abantu bafite ibibazo bagendana nabo baba muri situation zikomeye kubera ibibazo bahuye nabyo, kubera abo bahuye nabyo, abo bose bagiye bahura nabo. Ese uyu mugore wawe uyu munsi arakubaho? Ese uyu mugore arakugandukira? Ese wa mugabo we, wowe ukunda umugore wawe? Bibiliya iratubwira ngo dukunde abagore bacu, iyo niyo nshingano. Ese uwo mugore araganduka? Bibiliya mu migani iravuga ngo nta umugabo w'inganzwa ntazigera ajya mu bwami bw'Imana. Niba ufite umugore wawe akakuganza, niba ufite umugore wawe ukabona uri inganzwa utabasha gutegeka, nta tegeko ushyira mu rugo, nta bwumvikane buhari, ndagira ngo mubwize ukuri. Abantu batinya kubivuga, ariko njyewe ndimo ndasoma ijambo ry'Imana, ntabwo ndi gusoma ibintu nikuriye mu mutima wanjye, nta nubwo ndi kuvuga ibyitekerezo byanjye, ariko ndagira ngo mubwize ukuri. Wa mugabo washatse umugore watawe, washatse umugore wasenzwe, washatse umugore wataye umugabo we, reka nze nkubwire, ufite ishyano, uri mu byaha by'ubusambanyi. Nuko wava muri icyo cyaha ukihana, Imana ikongera ikakwemera. Yesu nashimwe cyane. Mureke twongere dusenge, dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'ibyanditswe, abayoborwa n'umwuka wera ngo nibo bana b'Imana. Rero uyu munsi wa none akanya nk'aka ngaka ni iryo jambo nari ndi kubagezaho. Mwongere musome Bibiliya, wowe wamenye Imana, wowe uzi Imana, ndagira ngo nguhamagare usenge, ubwire Imana igutabare, ubwire Imana igendane nawe. Nubwo ari ibibazo bidukikije, nubwo duca mu bigeragezo bikomeye, ariko hari Imana ikwiriye. Imana niyo yaturemye kandi niyo izadukuraho. Imana niyo izi igihe tuzabaho kandi tuzaberaho. Niyo mpamvu nkwinginze uyu munsi wa none, akanya nk'aka ngaka ntugapfushe ubusa. Hamagara Yesu araza kugutabara, hamagara Yesu arakugira neza. Nubwo uri muri situation itandukanye, nubwo uri mu bigeragezo bikomeye, ariko Yesu araje kugutabara. N'Uwiteka Imana ikomeye. Ngaho urakoze,
urakoze data kuko unyumvishije iri jambo data buje abagiye kuryumva, Uwiteka ribahindure mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwizeye kuko uri Imana ikomeye kandi urikomereza abantu mu izina rya Yesu, amena. Shalom shalom nshuti zanjye, mukomeze kugenda n'ibiganiro byanjye.